kugaragara nk'umuntu mukuru niki kiri kugutera gukora ibi ngibi hano usanze ndi iwanjye hano ni y'umugabo ase ni wawe ko hano ari mu kabari ntago ari mu kabari ni y'umugabo wanjye iki se y'umugabo wawe ako ni iwanjye hano umugabo wawe none se ari umuntu yampamagaye ambwira ko yaje mwahanga ntago nahimutse hano ni y'umugabo wanjye iki se cy'umugabo wawe kiranga ase Shallon wawe kandi mumbabarire mu ndebere nawe Shallon wahagurutse nka kujyana iwanyu unjya ndavuze warabyaye nicyo cyatumye umusazi uyagara mu mutwe ushyuha mu mutwe bigezanga wambabariye ako muri iyi minsi ntago uri kubibona ibintu byose kuri njye ku mutwe ibintu byose byarandambiye byagezweho nanjye ncika intege meneriva ninde ni Shallon nibyo kurya ninde ni Shallon ibyo kwambara ninde nanjye nararambiwe nicyo gituma nanjye naje guhiga papa we urukumva umbwira iki hano yitonde mubwira ayo magambo nimara ko yakubwira nje nigende hano wemera ko ndi iwanjye ahanga ni wawe se cyangwa uri mu kabari abakobwa bose batewe inda ntago bitwara gutya ntago ndi gushaka iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Oyesi reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na TV muri kumwe na Nyashya Rwanda rwanya rwakazamura igisho by'Abanyarwanda bakasuka mutono saa 7 n'umugoroba samatara gake cyangwa samuri ucere kuri Manzi na TV urebere byinshi byiza tuba twagutegura uyu mwaka tutangiranye imbaraga nyinshi kandi dufitemo akazi kenshi tugomba gukora mu gihe gitonda gusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoza ndakwinginga gusaba cyane kujisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zitandukanye z'isi Burengerazuba amajyepfo amajyaruguru ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye uyu mwaka rero ndi kubasaba cyane kujya munyandikira muri comment kugira ngo turebe icyo nakongera cyangwa se icyo nagabanya kandi nkeneye inkunga yanyu y'ibitekerezo byanyu ku biganiro ndi kugenda bakora muri no misi no kubiri kumbaho mu buryo bw'umwihariko uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo ndihe ese nakoreye uyu munsi ndacyari muri ya nzira y'umusaraba ndakicariye Kigali shyushye ndi gushaka Shallon mwabonye ko nakoranye ikiganiro na mama we ejo bundi nagiye Rusizi birangira ngezeyo Shallon ndamubura mbaje muri famille yiwe ndamubura ariko byabaye ngombwa ko nkomeza guperereza menye amakuru y'ahantu Shallon yaba agize ute yaba harereye rero uyu munsi nari niryamiye numvaga telefone karampamagaye nanjye rero mbyuka nihuse cyane barambwira ngo Shallon hari ahantu bamubonye mu kabari gatandukanye na kandi najyaga muboneramo murabizi ko nkano masaha niho yakundaga kuza muri kabari ntago noneho ariho ndi murabona ko iyi view yaho itandukanye na rwose biratandukanye uyu munsi rero nifuje kugera aho ngaho bandangiye ako kabari bakandangiye ariko uko bisa kose nkurikije uburyo bambwiye ngo ni muri quartier ndagera ku cyapa cya 291 ni kingi kiri kubona hanga reka mpagere ndebe ko ndi bugira ute ndi bumubone nimubona kubwa amahirwe turaganira ibintu byinshi bigize ute bigiye bitandukanye reka mpagere rero tujyane neza cyane tubanze tuhagere turebe ibyari byo ndabona bitaba binoroshye hano gutya mumbona ntinyimbwa mbona imbwa iri kundeba gutya mba numva nanakiruka kamera ma tujyane iyo mbwa ntuyiteho cyane iyo mbonye imbwa iri kugenda kureba gutya mba numva mfite ubwoba rero ndabona kakabari nkagezemo ariko mu byukuri sinamenya ngo ari hehe ese aherereye he nakabari kanini cyane sinzi ngo nabigenzane kamera ma urani wese ndi kubona mo hariya ndabona umuntu aryamye mu ntebe ariko bamwe mbana biyakirira hano nahanzanga aho se yarakumbona ari mu nzu nabwirwa n'iki nimba ari kamagere ndebe nimba ari we rwose gisamahirwe na cameraman iwe man niwe ndabona yanasinziriye mu ntebe kadebe ukuntu bimeze waze tugisenze nimba amashusho uri buze kuyafata neza ariko
ugerageze turebe ko byakira niwe rwose 100%. Bande mufotore n'agafoto kugira ngo nze kwereka iwabo byo kubashyira kuri WhatsApp ahantu aba yagiye hose. Fotora agafoto sawa ngaka karahagije. Shallon bimeze bite? Niko bimeze bite? Shallon bimeze bite? Abantu mwe none namwe mubare mu ndebere umwana ahantu inzoga zimaze kumugera aho reba nkano macupa yose y'inzoga aba yiteretse. Umwana w'umukobwa uri mu kigero kitari n'ikimyaka 20 n'ingahe, reba kuntu siba zamusabitse sanga bahera babibirara. Nk'ubu ngubu umwana nimba yaryamye gutya ni no kumukangura ntakanguke, nk'umuntu yaje hano no guhita bangatana agakubita mu cyumba ugasanga umwana yatwaye nditatego. Shallon wowe uri kumbyutsa wowe uri kumbyutsa bimeze bite amakuru y'iminsi? nge nibere hano iwanjye uri kunshaka iki? Ahangaha se ni wawe cyangwa ni mu kabari? Hano ni iwanjye, ni yo mugabo wanjye. Hano ni yo mugabo wanjye. None uri iki se ni iki y'umugabo wawe? Ni iki cy'umugabo wawe kiranga? Inzoga zanjye nari nibagiye kuziho. Mwabana namwe mujye mubara mu ndebere. Nimba umwana w'umukobwa ungana gutya yitereka amacupa y'inzoga ngana gutya. Nese wowe bite? None se hano iwanjye ukamenywe nani? None sanga ni wawe cyangwa ni mu kabari? Ni iwanjye ntago ari mu kabari. Ni iwanjye hano ni yo mugabo wanjye. Banywera hari hanze ubu ukaba waje kwicara hano muri salon. Hano ni yo mugabo wanjye, urabona natari mu nzu se? Ni yo mugabo wawe iki se? Hano ni yo mugabo wanjye. Wowe uri wagerageje ugashyira ubwenge ku gihe. Wagerageje ugashyira ubwenge kugiye ukaba umuntu mukuru. Kugaragara nk'umuntu mukuru niki kiri kugutera gukora ibi ngibi? Hano usanze ndi iwanjye, hano ni yo mugabo. Ase ni wawe ko hano ari mu kabari? Ntago ari mu kabari, ni yo mugabo wanjye. Iki se y'umugabo wawe? Ako ni iwanjye hano. Umugabo wawe none se Mugabo wanjye. Wimbaza. Mwabantu mwe mujye mumbara mu ndebere. Dufite urugamba rukomeye cyane. Nimba uyu mwana agezanga mwajyaga mubona hano najyaga mubona, sibyo? Yahimutse maze iminsi igera kuri 4 mpamushakira ntamubona. Umuntu yampamagaye ambwira ko yaje mwahanga. Ntago nahimutse, hano ni yo mugabo wanjye. Iki se cy'umugabo wawe kiranga? Ase Shallon wawe kandi mumbabareye mu ndebere nawe. Shallon wahagurutse nka kujyana iwanyu. Unjya ndavuze ahubwo sohoka, hano ni yo mugabo. Hano ndi mu rugo. Asuri mu rugo ahangaha ni wawe? Hano ndi ni mu rugo. Hano suje wahamenywe nandi? Ndahakurangiye hano. Icyo wahandangiye ntago bindeba. Ndagukubita ivide. Ntago nshaka guserera nawe Shallon. Ngiye icyo nkeneye no ni impamvu ituma udataha iwanyu. Ni iyi. Mushiki wa mukuru wawe ntiyashingiwe ntujye kumureba. Mukuru wawe ntago yashingiwe. Wamo mwanya ariko wamo mwanya. Hano ndi mu rugo ndi kwiri umugabo wanjye naje kumushaka. Umugabo wawe se wuhe tutazi? Abigeze ndakumenya umuto. Ntago ndi burwane nawe. So kugende njye natakugenda. Ntago ngiye ndi burwane nawe. Itonde se nkubwire. Ntago ndi busohoka hano nakujyana. Ibyo ngibyo urabizi. Ntago ndi busohoka hano nakujyanye. Nimba famille yawe iri kukumbaza, hari impamvu iri kukumbaza, vaho tugende. Ahangaha ntago ari ibingibi wagakwiye kububamo. Wandeka wakubundi ngiye mazi iminsi ufite stress se wari kuzitera. Mukuru wawe yarashingiwe ntago wayigeze ujya kumureba. Mama wawe agahinda kagiye kumwicira ipfo za Rusizi. Ejo muri nagiye Rusizi nzi kuri no muri famille yabo yanyu birangira nta kubonye. Wabohotse ukaganiriza abantu kababwira ngo ngiye kibazo mfite niki. Gikiramutse gikemutse ntajya muri famille ukareka kugomeza kwizindaza hano muri za Kigali. Umva umutwe kundya basi none reka mubwira ngo usaba akantu kamwe, sibyo? Nyemerera, sibyo? Usohoke tujye hari hanze tuganire umbwire ikibazo ufite. Nimba ari n'ubufasha ndi bugwembugu. Ntabwo nawe ubwo wese wamfasha ugasohoka. Kugenda ndagenda, sibyo? Ariko basi tubwire ikintu ukeneye. Nimba inzira zindi zo kuba twavugana ibintu bisanzwe twakoresha imbaraga byanze. Basi reka umugabo yitora ndoge twabyaranye. Umugabo none se wowe ufite umwana? Akonura ibi ngibi ni biki mwabantu? Umugabo ngo mwabyaranye ngo yito wabivuze neza ufite umwana se wowe?
mva ngenda kwiyamye nakubwiye cyangwa mwarafatanyije kundo fatanya ngewe gese mbona ndoga ase Shallon watekereje basi ku bukumi bwawe kwiyandarika gutyo ubona ari wo muti w'ikibazo sina rya Yesu Shallon wambwiye ikibazo ufite ngewe umugabo wanjye twabyaranye wese warabyaye cyangwa wicusha mu mutwe aya magambo twavugishwa n'inzoga ibyo kukuroga byose nibyo nkeneye ngo uhuze umpereze igisubizo kizima uyu munsi naje nitonze kubera ko umaze kumara ko imbaraga ntacyo zaba zigikoze basi ugerageza kunyuzamo n'ibiganiro reka tuganire ubuho ku mutima umbwire bimeze biti niki kigutera kwiyahuza inzoga bingana gutya ko ababyeyi bawe bose bariho ko famille yawe yose iriho ko kuba uhafite wagakwiye kuburwa niki kigutera kwiyahuza inzoga bingana ese kwiyahuza inzoga bingana gutya nicyo gisubizo ubona nibyo bintu ubona mu igisubizo gikwiye koko nje naje ikiganje gushaka umugabo wanjye umugabo wawe uhese turije unambara ureke kwiyandarika ntabwo ubona ko uri kwiyandarika abantu bose baba bakubona nese ntabwo nambaye ibyo ngibyo reka tubyihore n'uburenganzira bwawe ngo waje nta Kigali ngo uje gushaka umugabo wakubyariye wewe warabyaye Shallon nimbwira hari icyo wenda nagufasha yego narabyaye ufite umwana wanjye ari mu cyaro yitwa nde uzajye kubibaza singe uri kubimbaza none se kuba warabyaye nicyo cyatumye uba umusazi uyagara mu mutwe ushyuha mu mutwe bigeze ahangaha wambabariye ako muri iyi minsi ntabwo uri kubibona ibintu byose kuri njye ku mutwe ibintu byose byarandambiye byagezweho nanjye ncika intege meneriva ninde ni Shallon nibyo kurya ninde ni Shallon ibyo kwambara ninde nanjye nararambiwe nicyo gituma nanjye naje guhiga papa we urukumva abantu muno urugamba ubungu izinda zibamba nzerekeza ngo waje guhiga papa we sibyo nese basi ntufite famille se wowe nge nsobanurira ngo umugabo byagenze gutya niba yaranaguteye inda umbwire ngo yanteye inda arana azi Kigali nimba ariko bimeze bite ko nari kubyumva neza ibintu uri kumbwira yego sha nyana yimbwa shaya nakundiriko ako ahantu hose nzamubonera umva ko bavura ninjye nawe ahantu hose nzamumva ninjye nawe urumva ninjye na ahubwo wowe mfasha usohoke nkeneye ngo usobanurire bimeze biti mfasha usohoke ndumva nta bindi nshaka kugusobanurira fasha usohoke none se kuba umugabo wawe yaraguteye nuburetse gato simbana fasha usohoke kuba umugabo wawe yaraguteye inda ukaba wipevera ibyo bintu byose nibyo byakugize umusazi gutya nicyo kiri gutuma utumva famille yawe nicyo kiri gutuma udataha ubukwe bwa bene wanyu nicyo kiri gutuma uriza ababyeyi bawe amarira angana kuri asuze ko amarira y'umubyeyi yakugiraho ingaruka wowe ntabwo ububizi ubundi urumva umwanzuro wawe ari uwe njye nshaka kumvira ntabwo ufashe gusohoka ye nakubwiye ngo uyu munsi ntabwo ndibuze kurwana nawe nta n'amatiku ndibuze guterana nawe wowe uzakora icyo ubona gikwiye nk'umuntu mukuru urumva icyo ubona gikwiye nicyo uzakora
ntago ntekereza ko abakobwa bose batewe inda bigira ikigoryi reka mbivuge muri ubwo buryo sohoka wowe sohoka ugenda ubu Banje nuburetse nyine banze nkubwire umbwira iki yitonde nkubwira ayo magambo nimara ko yakubwira nje nigende wemera ko ndi iwanjye aha ni wawe se cyangwa uri mu kabari abakobwa bose batewe inda ntago bitwara gutya ntago ndi gushaka gusererana uno munsi itonde se nyine banze nkubwire hari ibintu nka bingaho ugomba kwitaho mbanze nkubwire ita ku maranyo kare kurira sibyo wite kuri famille yawe bataza ahantu uri sibyo nuwo mwana nimba waranamubyaye akeneye urukundo rwawe uwo mwana nimba waramubyaye akeneye urukundo rwawe no kumuba hafi sibyo ubu nshaka nyashya mbabarira ushaka iki se we mbwira umwanzuro wa ikintu ushaka umwanzuro wanjye genda ntago ngukeneye we mbwira ngo urashaka sohoka bitaraba nabi bitarana ahanga se none genda usubire mu byawe noneho genda usubire mu byawe ngiye buri ikintu cya mbere ntago nkubangamira icyo ngushakira ni amahoro nk'abantu uyu muntu ndamubangamira nimba umuntu avuga ngo bamuteye inda ngo umusore ngaza hano za Kigali ngo baguteye inda ngo umuze hano za Kigali sibyo ntago umuntu wese bateye inda yitwara gutyo ntago ibibazo byose waba urimo igisubizo ari ukwiyahuza inzoga ubu ubona byakugezaho ibyo bintu ntago bikureba ntago isubira genda burya ngo umwana utari wo mureresha inzoga n'itabi ahubwo nushaka kumbwira nkugurira izindi ntago uri ikigoryi genda usubire mu byawe genda nk'abantu uyu mukobwa ngiye ikintu kigiye kuba nuko ngiye kumukuraho amaboko bikarangira nta mbaraga mfite zo kuzongera kujya ndwana nawe nzamubwira mu maneza nabyumva azabyumva natabyumva kandi burya ngo utumviye se na nyina yumvira ijeri ndagushimiye cyane rero ukomeze umusengere kuko no kumureka byo ntago byashoboka turakomeza tugerageze kumushakisha tugerageze kumugira inama zigiye zitandukanye hajemo n'ikibazo narinzi ngo burya ngafite umwana ibyo ngibyo ntabyo narinzi ngafite n'umugabo reka nkomeze mbikurikirane rero ukomeze kubana natwe ndagukunda cyane